banyarwandakazi bakunzi ba Rwanda Canada News. Muri ya gahunda twatangiye urugendo twatangiye rwo gusura ibikorwa bya Vega. Ubu tugeze i Nyanza ahari impinga nzima hadi hitwa hano impinga nzima ya Mushirarungu. Nkuko mubireba impande yanjye hirya no hino, twicaranye n'ababyeyi bose barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni ababyeyi beza, ni ababyeyi ubona bamaze gushira impumu kubera ko bafashwe neza muri uru rugo. Gahunda rero tugenza nkuko nanaye babwiye ubushize mpereye aho twatangiye urugendo turimo. Turagenda tugerageza kunyomoza abantu hirya no hino bagenda bavuga ubusa, babeshya ngo abapfakazi n'imfubyi ngo bari mu mihanda ngo barandagaye ngo kubera ko leta ya Kagame nta kikora nta kibitayeho. Ni muri urwo rwego rero tugikomeje urwo rugendo, ukaba turi aha ngaha i Nyanza. None tukaba ngiye kubaza umuntu umwe mu bantu baba aha ngaha, none akatubwira urugendo rwe mu magambo avunaguye make cyane, akatubwira ukuntu yaje aha, uko yaramerewe, uko yari yarasigajwe n'abantu bamaze abatutsi, agasigara ari nyakamwe, noneho akaza kubona leta ikamugoboka. Ubu akaba ari aha atuje. Reka no kuvuga menshi mbareke atwibwire. Mzee, muraho neza? Mwitwa bande, amazina yanyu? Nitwa Ndekezi Ifasita. Jenoside yabasanze mutuye hano ubundi muri aka gace? Oya, nari ntuye mu gace ka Nyamasheke, ariko aho nari ntuye hahoze ari muri Kibuye. Noneho ako gace nari ntuyemo baza kugaherereza ahagiriye uturere, bagaherereza muri Nyamasheke. Nyuma ronza kuhava mpunga n'ubundi nyuma ya jenoside bashaka kunyica, barara bantera amabuye, mpungira mu Mutara, bunaje hano ari humva. Ubwo no kuvuga ko wari wasigaye wenyine imiryango? Nari nasigaye umugore n'abana 6 bari babishe, imiryango y'iwacu yose nta na kamwe kasigaye. Ku Kibuye nyine niho baguye? Ubwo rero aho nageze mu Mutara, nabwo nabibwiye abayobozi baho, baramfasha banshakira inzu. Ariko nubwo bayinshakiye inzu nari nyirimo jyenyine, mpungabana ndetse buri gihe ntacyo nishoboreye. Ariko bahoraga banyitaho, abayobozi ba Bega bakaza kumfasha, bakaza kunganiriza, bakabona yuko imibereho yanjye ari mibi, yuko nzarwara ngahera mu nzu singire kirengera. Noneho bahitamo kunzana hano. Aho mpagereye rero, byahungabana byamporagaho buri gihe no kudasinzira, mbese umutima waragiye warahabye, byagiye bigabanuka. Ko nasanze abandi duhuje ikibazo bose, ikiduhurije hano ari kimwe, kandi ngasanga bafatwa neza. Navugaga ngo nijye ubabaye, ariko hari abaje bandengeje kubabara, ariko mu gihe gito bakagenda bo biyongera, akabaraga kiyongera. Mbona yuko leta rero yadukoreye ibikomeye. N'ijambo ryanditse muri Bibiliya muri Yeremiya rivuga ngo Imana yabwiye abantu bari mu kaga ngo nzabakorera ibikomeye, ngo nzabatabara nimuntabaze ngo mbakorere ibikomeye. Leta yadukoreye ibikomeye, mbese twarishimye, turishimye. N'ubu urabibona ntacyo tubuze hano, nk'uko Kararese yabikubwiye. Ibyo kurya turabibona, ibyo kunywa turabibona, tubona amata. Umuntu w'umusaza rero iyo abonye amata, cyangwa umuntu wese nta n'uwanga amata, urumva yuko ababayeho neza. Tubayeho neza mbese,
turarwara ariko indwara turazifite. Hari abarwaye diyabete, hari abarwaye imivuduko, nanjye ndawurwara, nkarwara n'igifu ndetse baranambaze. Nyuma ya jenoside ubwo ndi jyenyine ariko ntagira kirwaza, amerewe nabi. Nuko Imana gusa wikirinze ntacyaba. Nari merewe nabi ariko ngeze aho abandi bari narakomeye, ubu ndakomeye. Ndetse n'abo turi kumwe bose ubu ngubu icyizere turagifite cyo kubaho kandi tukabaho neza, tugihawe n'abayobozi bacu beza batwitaho kandi buri gihe. Mbega ikatwitaho, fariji ikabira irahari, nabo bantu bakabure ibibafasha mu imibiri yabo ngo bisunike. Mbese abaganga nabo bakatuba hafi, akarere kakatuba hafi, ubuyobozi bwose butwitaho. Ni ukuri ni igitangaza. Namwe murabireba. Ndabireba rwose, ntabwo ari ibintu byo gushidikanya. None se urambwiye uti mbere wari mu Mutara, hanyuma baza gusanga ni nabyo uyu mubyeyi yatubwiraga mu kanya ko kuba wenyine mu rugo nk'urugo n'ibyo bitekerezo byari bikurimo, umaze kubura umuryango wawe wose, byari biruhije cyane. N'ubwo burwayi bavuga n'ubu ufite, iyo bugufatira muri wenyine ntabwo byari koroha. Ntabwo byari koroha. Hagati aho se ubwo urumva aho ugereye aha, ntabwo nakubwira ngo icyahindutse ni iki, wamaze kubivuga. Byose byarahindutse kandi byahindutse neza. Byose byarahindutse. Mbere nari mu bwihebe, mu bwigunge bubi. Nararebaga nkavuga nti nararokotse. Ingabo za SPR zarandokoye, zirokora n'abandi. Ariko wa mugani nkabona hari yuko ibindi ibyambayeho bitabaye no kubanda hari cyane. Iyo umuntu ari wenyine niko atekereza. Nkabona ko ari byo babaye gusumba abandi. Niko umuntu atekereza iyo ari wenyine. Ubundi bwo ubu ngubu nkabona abantu, njya mpora mbivuga buri gihe, abantu baje kudusura, nkabona abantu bashaje bafite abana babo i Kigali, babubakira amazu y'amasaziro, babafasha, babagira ibyo babazanira bibafasha. Nkareba nkavuga nti ese nkanjye iherezo ryanjye n'ubw'inzu nyirimo si ukuzayigwamo, nzarwara, ninanirwa kujya kwa muganga nijyanye sinzayiheramo. Nkiheba rero, kwiheba narabihoranaga, mbese kwigunga narabihoranaga, mbese nta cyizere cyo kubaho nari mfite na gito. Ariko noneho baza kunsura nabwo bankomeza bavuga bati komera muzehe, komera rwose, leta irahari kandi leta yita ku bantu nkamwe, yita ku bantu bacitse ku icumu bagasigara bonyine. Muri leta irahari izakomeza igufasha. Ntoya nta kumfasha, yaramfashije n'ubu ngubu, ariko sinzi n'ikindi gihe nimugaruka niba muzansanga nyiriho. Oya tuzagusanga. Oya nibo nabwiraga. Nibo ubwira. Ntabwo ari mwe. Naho tuzagaruka. Naho ubwo muri mugaruka icyizere kirahari. Ubu rwose nageze hano mbese numva icyizere noneho kimbayeho. Nibyo kabisa. Numva ngize icyizere cyo kubaho. Nibyo, iyo umuntu akuremyemo icyizere nta kindi kiba gisigaye. Icyo cyizere rero nagikuye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame, gikura kuri Madamu Jeannette Kagame watwubakiye aya mazu. Ndetse icyo gihe nari ntaraza, abambanjirije kuhagera yaje no kubacyura mw'aya mazu. Umve ko dufite abayobozi badukunda. N'ababyeyi bakomeye, n'ababyeyi cyane. Bakomeye. Ndetse hari n'ubwo twagiye i Huye tugiye kwibukirayo, nanone yahaje Jeannette Kagame. Icyo gihe n'uyu mukecuru uyu nguyu uri aha, nitwe bakuyemo bati nimujye kuganiriza uriya mubyeyi. Ahubwo mbere yuko twanzura n'uyu mama ngo tumuhe ijambo akanya, uriya ntareba, amaso barayishe, mbese nta hazima yasigaranye, ariko we avuze ibye wasanga birenze n'ibyanjye. Reka tuze kumuhaho tumugereho mu kanya, ariko mbere yuko tumugeraho ndagira ngo nkubaze akantu gato. Nahoze mbabwira ukuntu twazanywe no kugira ngo tunyomoze ababeshya. Hari umugabo wenda mwaramwumvise, abajya mwumva amaradiyo cyangwa abasoma ibinyamakuru, witwa Philippe Basabose. Philippe Basabose ni umunyarwanda uturuka muri Nshiri,
niho iwabo n'ubu iwabo barahari. Filipo Basabose rero mu mvugo ye niwe ugenda avuga ko ngo mwandagaye mu mihanda hose, ngo ntabwo Kagame na First Lady Jeannette ngo babitayeho, ngo murarwara ntihagire ubavura mukagwa mu nzu, ngo imfubyi zarandagaye hose, ngo nta muntu uzitayeho. Nicyo rero ngira ngo urumva umuntu nkuvuga amagambo nk'ayo nkurikije ibyo wambwiye, urumva wamuha ubuhe butumwa ubu ngubu? Ubutumwa namuha namubwira ko ibyo avuga rwose ari ibinyoma gusa bitarimo ukuri kandi bidafite n'icyo bizageraho. Ibyo avuga n'ibyo yihimbira, ntavuga ibyo yabonye ngo avuga ati narabibonye narabyiboneye nk'uko muje hano mukabireba. We n'ibyo yihimbira by'urwango yifitiye mu mutima rwo gusebya abayobozi bacu, ariko ntabwo ari byo. Niko urugero naba abatahutse bava muri Kongo bari baranze no gutaha, baza leta ikabasa abayobozi bakabasanganirira ku mupaka, babasanganiza imodoka, babasanganiza ibyo kubafasha. Abo bantu bafasha abo bantu, n'ubu ngubu abandi kandi basigaye mu gihugu nabo leta igiye gufasha abatishoboye ntirobanura. Leta yacu ifasha bose, abakecuru bose, abasaza bose, ubu bafite amafaranga bafata abasaza, ariko ntirobanura ngo uriya n'ubwoko, nta n'ubwoko tukigira hano, ni leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Rero dufite leta itarobanura amoko, ifasha bose, umunyarwanda wese uwo ari we wese, ari uwagize n'ari uwishe ari utishe, ntabwo irobanura. Leta yacu ni leta nziza, naho abo bashaka kuyisebya, uwo uyisebya ndamubwira ngo navuga ngo yisubireho rwose, ibyo binyoma bireke gukomeza kubikwiza, ntacyo bimaze. Icyo ufite icyo kimaze ni ukuri kugaragara. Muraho neza se? Muraho neza n'amahoro. Ngira ngo ibyo twavugaga mu kanya mwabyumvaga, nubwo mutakigira amaso ariko amatwi aracyakora, muracyumva. Aniseti yari arimo kutubwira ko mu gihe cya jenoside aribwo bakwisha amaso. Yego. None ni hehe warokokeye se wowe? Njye nta naho narokokeye. Narihishahishaga mu bibingo byari munsi y'inzu, no mu kiroba bacukuragamo bagira ngo bumve amatafari twubakaga abahungu banjye. Ariko narabashaga kugenda serekaga, nari naramugaye nabi, ntabona ntagira ne. Twavuye imwendo baratwirukana, niho twari twahungiye, abantu benshi barahabicira. Abaje rero tugenda twisuzika mu buhuru gusa, abariho twibera. Munsi y'urugo hari amazi niyo yantungaga, amazi nkagenda nkadahije amashyi nkari, hari n'igatoki kari karaguye nkajya ngenda nkamanyura, kagisubi kari karanigaguye karamara. Ese ko cyari cyarahonze nyine, inda n'ingome cyane, mbamo ibibiso byari byarabyimbye, byaramenetse, barakubita ibi byose, barakubita byose byarabyimbye, byararengeje. Naje kuza kurokorwa n'inkotanyi zije zirantabara, baranjyana banjyana umuganda mure, tujyayo, bantungirayo, bampa n'icyo nambara sinari nambaye, nambaye ubusa businsima, baranyambitse ubusa cyane, baranyambika, ariko si igihe nyine twari benshi. Baza kuza kugaruka rero, badushyira aho ngaho ku mubuga hariya niho iwacu, ndahacumbika, baransanira, bagenda bubikaho gutya, witegura bagarukira hejuru bingo badarishashe ibindi. Imvura iragenda iranyagira, simbona inyuranye, nkajya kanyagira, nako yankakubita akagahanga ku nzu. Ngize Imana mbona bati humura, kaza abayobozi bakansura rwose, humura rwose turaje, bariho barubaka. Baraza barubaka, banzana aha ngaha. Leta ndayishima, yangiriye neza, si jye nyine ariko jye yangiriye neza cyane bikomeye. Reba kutabona kandi uri mu nzu wenyine,
nta n'umuntu n'umwe muri kumwe, birumvikana. bakarara bagutera amabuye, batera amabuye ku nzu kugira ngo bampabure, umutima ukagenda ukajya inyuma, bene aha mu gihumbi niwo umutima wanjye wari waragiye. Mbega nari igiti, ntabwo nari n'umuntu, nari nk'igiti cyawaga. Uje ngwije unyica uko ushaka, ibyo bazana bya bindi bashaka kwicisha abantu, nimushyiraho murakoze, hakaza umwana wajyaga anzanira amazi nabwo nagenda bimena. Ntabwo nzanywa ibyo banzaniye vocabulary nk'aya ngabo bankunda, ndagenda ndabyanga pe, mwana aje kuroda akanyamvomera amazi. Hano hari insina rero, hari urutoki rwiza, akajya agurisha igitoki, mwana akagenda akangurira akayoga k'akagage, mwana akaza agatereka, barantunga na farije aho iziye, avega iraza irabimenya, bakajya bansura, niba bazanye umuceri nimugoroba baraza bawiterurira akijyanira. Mbega ntari merewe nawe bitoroshye, byari bikomeye, kaza bakamugarara hejuru ko abantu bahagaze gupfa, ariko nimshaka nzapfe, abanderaga ko bapfuye, ubu se ndi hehe sinapfuye? Kiko nabona baraje barambwira bati harubatse rwose, tugomba kugucyura ugasanga abandi. Wa muntu nari rutare rw'impyisi nkubeshya, narapfuye narashinyitse amenyo, nta munwa wegenda gutya, uzi ko umuntu ananuka umuntu ukagenda ndabizi ugashinyika, hari abantu twabonye nko ku mupfu nk'umupfu w'umeye ku nzira. Ibi ngibi ureba byari byaraturumbutse ari ibinyama bisa, uyu mubiri nawe wari uriho. Iki byose byarabyimbye byararenze, ariko nageza banjyana kwa muganga, bampa imiti, ibinini birampura, ndakira, nubwo ndwara bakajya bandimuye, n'ubu rero nararwaye, rwari rwagashya kubera ko barumennye, ariko ndakomeye ntacyo mbaye. Ndabibona urakomeye rwose, umeze neza. nabo ubwabo birabazonga ko baza bakansanga nk'aho. Ubwo wari utuye muri aka gace ko hafi hano ubundi? Nta ni iwacu dore naho ku mbuga munsi y'amashuri, ntabwo ari kure. Hano ku kagari ka Mubuga hariya rwose ntabwo ari kure. Biratangaje cyane. Nk'uko rero nabajije uriya musaza twavuganaga mbere, nababwiye ko hari abantu bavuga ngo mufashwe nabi mumereye nabi. Urumva umuntu uvuga ayo magambo n'ibyo baciyemo tubwiye ko bimeze, urumva nk'uwo muntu wamubwira umwanzi wacu, n'umwanzi w'u Rwanda, n'umwanzi udakunda u Rwanda, na mbere hose yagiye aruhekura, n'abandi bari kumwe yafatanyije nabo. Ahubwo wowe nta nubwo yaruhekuye, inaha numvise ko mutakivuga amoko, nta nubwo yari umuhutu, ariko ntabwo ari we n'umututsi, kandi nawe yarihiwe na farije mu mashuri, ajya hanze yarangije hindura inyamaswa, ntabamenye ko byagiye. Nabaye inyamaswa, udusimba. Yabuze byose. Yabuze hose, yabuze uko yabuze byose, nibyo. Yabuze hose, yarishebeje mbega muri make nawe ntacyo yimariye. Nibyo ni iby'ukuri. Buriya nawe yarishebeje. Yarishebeje kandi bizamugwa nabi. Kandi bizamugwa nabi, ni ibintu bizanamugwa nabi cyane. Baca umugani ngo nta gisiga cy'urwara rurerure kimena inda, niko bajyaga baca umugani abantu bakuru. We rero yimennye inda, arareba uburyo yabonye abonanye na bagenzi be, iwabo uko byagenze, arangije ajya ari we ujya kubisesa yisebya. Yarishebeje, ahubwo afite akaga imbere y'Imana ndetse n'abantu. Ni ukuri, ibyo niko kuri, kuko ntabwo wavuga amagambo nk'aya. nk'ubuse nk'aba babyeyi bose tureba bari aha ngaha, kuko umuntu akavamo akavuga amagambo nk'ayo, kuko kandi nawe yaramureba kandi akayumvisha abandi ngo niko kuri kwe, niko kuri kwe guhagarariye, kandi arabeshya. Murakoze cyane Imana ibongerera imigisha namwe. Murakoze cyane. Nyagasani abongerera imigisha kandi abaherekeze. Mujye muza mwirebere namwe. Kandi ibyo tuzakora tuzabwira uyu mama uba bana namwe aha, niba dukora video nzayibaha uzayibereke ibyo twavuze. Ababona bajye bareba uko bimeze. Abareba bajye bazareba, bazakubwira. Bazareba bakubwire. Murakoze cyane, reka Imana ibongerera imigisha. Murakoze cyane. Mugire urugendo ruhire, nimutaha mubasuhuze n'abandi. Natwe dukunda abantu. Natwe nabibonye. Dukunda abantu.
nakubwiye. Yes urakoze Jene cyane. Karekezi Eugene. Karekezi Eugene. Ndi hano muri aka karere ka Nyanza muri umurenge wa Busasamana. Niho mwari mutuye kuva kera. Niho twari dutuye. Hanyuma mwaje bigenze bite umuryango wanyu nabo nuko byagenze nkuko byagendekeye abandi? Twaje kubera ikibazo cya jenoside yabaye yabaye muri iki gihugu. Inkora amaraso twabanaga zimaze kudutsemba zitumazaho abantu. Twari duturanye nazo. Urabona rero nk'umuntu uri ahangaha aba yarasigaye wenyine uko yakabaye nkuko bagiye babivuga. Ariko kubera ko nyine icyo kibazo cyatubayeho ngo turebe ukuntu ariko twaje kugira ngo Rwanda iradufasha itwitaho iduhuriza hamwe ariko yabanje kudushyira mu midugudu tugenda dutura hirya no hino ariko ubuzima ntibwari bwiza. Mwari mufite umuryango munini hano nta niwe wasigaye wenyine mbese muri rusange? Umuryango munini w'abantu barenze nka 15 ubu nta n'umwe hasigaye. Niwe wasigaye wenyine? Barakomeje kugaragurika hirya hino mu bihuru mu bigunda ariko igihe kiragera Imana ikinga akaboko. Waragurikiye n'ubundi aha ntabwo wari wagiye kure nk'uko twahoze twumva? Ntabwo nagiye kure, ntabwo narinzi kano karere ka Nyanza. Nagumye kugenda nkatamo. Nta n'akantu na kamwe mwarokoye ntashwe? Ntako. Ariko kereka bagiye bakomoka nko mu miryango ariko kure hirya. Birumvikana biragaragara ko kandi ndabona ukifite n'ingufu uracyari muto. Icyo kibazo nabajije abandi nawe ngiye kukikubaza. Kimbaze kabisa. Wumvise uwo muntu witwa Philippe Basabose ibyo avuga? Urumva ko nk'uwo muntu ukurikije ibyo ureba nawe uba muri village hano ibihabera urabizi ibyo umuyobozi wanyu yatubwiye bakorera hano yabitubwiye twabyumvise twese uko bimeze kandi iyo umuntu atijemo amaso akareba ntabwo muri abantu bari mu muhanda bandagaye nk'uko bivugwa n'abo bantu. Urumva uwo mugabo wamubwira iki koko? Ariko zo uwo mugabo abivuga bikuye hehe ni muzima ahubwo? Nibyo twibaza, ntabwo twibaza niba ari muzima ntabwo tubizi. Abo bantu bandagaye atari yagera mu Rwanda ngo arebe. Ndigeze no kuhaza ariko yahaje ngira ngo ibi bitaratangira gukorwa ariko yarahaje. Ubwo no gushaka gusebya igihugu cyacu. Gusebya ubuyobozi bwacyo nta muntu wandagaye mu muhanda n'utari twebwe. Nta wandagaye n'abakoze amahano barafunga bagafungurwa bagafatwa neza. Bagahabwa ibibafasha. Hazwi twebwe twahuye n'ibibazo. Rwose ntabwo wabona abantu muri iki gihugu cyane cyane bagiye bafungurwa. Hari n'abariho neza kurusha abandi bantu bari hanze. Nabyo narabibonye. Barari rwose barabahinga kandi yarafunguye yaratsembye abantu. Jenoside yarayikoze yaramaze abantu uwo muntu rero nawe nimbise uvuga ko atari no yikoze ari umututsi ahubwo sinzi ikibazo afite uwo nguwo. Ushobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Sinzi kuvuga ngo abantu barandagaye kandi abantu bariho neza. Reba abakecuru bicaye ahangaha n'abandi impande muri iki gihugu. Icyo gihe abantu nk'aba ntibaba bakiriho. Ariko kuko leta y'u Rwanda icyo yakoze nuko yakoze ibishoboka byose ku bantu bose uzi kuvuga ngo ndacyari muto y'ubu ngubu nk'icyo gihe wumva nkiriho. Gusa bari n'umukiro muri abo ngabo tuza gukomeza kuba muri yarwo bari batujugunyemo. Uwo muntu rero warumbwe namubwira iki? Twarabwira ngo yisubireho sinzi impanuro namuha kuko impanuro namuha nuko bari bamuzana yenda niyataka ndagira hano muri iki gihugu bakamutembereza hejuru akagenda areba abantu ko bameze ntajya hasi kuko yenda n'ubatakadira ariko yenda bakamushyira mu cyogajuru kikaba kimuzerereza akareba igihugu cyacu ko kimeze maze intangarugero n'amahanga aragikunda. Uwo Philippe ni umurwayi ngira ngo bamugana hasigaye nuko yaza mu kigendejuru akanyagitembera amareba kuko ntabwo ibyo avuga rwose ntaho bihuriye. Twareba abantu nk'aba hirya no hino mu Rwanda barahari bameze neza wajya kuvuga ibyo ntabwo wakunda uko ateye. Namwe mwarokokiye muri aka gace ka Nyanza? Reka kivuka mu karere ka Gisagara. Muri Huye? Oya, ni Gisagara umurenge wa Gikonko. Igikonko niho nari narashatse ariko navukagaho bitira ubona hari muri komine Kigembe. Ko rero ishyano ryagwiriye isi nari umumama mubyaye gatatu baho ngaho Igikonko aho bita mu murenge wa Gikonko n'ubundi mu kagari ka Sanzu. Ubu nuko bahagize ikiri. Ubwo rero nanjye uko ndeba ndi ukuguko kimwe n'abandi bose
aho mvuka ntaho ngira, aho nshaka ntabari, kiri ku twana twarokotseyo, ariko ku giti cyanjye ndi uko nguko. nawe Avega yagukuye aho ngaho nyine Igikonko cyangwa? Yewe yankuye Igikonko. Nari meze nabi, nari mfite imibereho mibi, akarere karabimenya, barambwira bati ni ukugutuza aho abakecuru bandi batuye. Si uko nari mbuze inzu, si uko nari mbuze iki, ariko byarananiraga. Sinashoboraga kujya kwivomera, abonye ko ndi ikimuga, sinashoboraga kwitahiriza, ariko leta yo kabyara irabireba neza, numva nanjye barampamagaye ngo bazanzana mu bakecuru. Ndaza rero nezerwa n'abakecuru, urumva kuva mu kandi karere ukajya ahandi nta kintu byigeze bimpinduraho, gusa narageze sabana n'abakecuru, numva ngo we neza, nkarya nkaryama, ahubwo mba nifuza no gusubirayo kugira ngo nzabwire n'abandi ko nta kibazo mfite. Nuko twagize cya cyorezo cya korona, ubu twagomba gusubirayo. Oya, muzacu ko gifite ingufu se muzasubira bibabwire? Nzasubirayo bibabwire bose, mbabwire nti aho nagiye ni heza, kandi uko naje ntabwo ari uko nguko nari meze. Nari meze nabi, bararya bakaryama, bamwe banagura inka bakirirwa bacuruza. Se ni ukumekura gusa ko bananciye umugongo. Ni itangaza n'ukuri. None se ubu hari nta kana na kamwe warokoye shwi? Ntawe, nta n'umwe. Reka babahondeye imbere yanjye ndeba n'umugabo. Ubwo rero abo bavuga, wabivuze numva, abo bavuga ngo u Rwanda ngo ntacyo rumaze, ngo ntabwo bazi icyo bakora, kuko u Rwanda rwacu ni rwiza, ruragendwa. Nubwo ubona tumeze gutya, n'abari hanze babaha inkunga y'ingoboka, icyo bita inkunga y'ingoboka, ari abacitse ku icumu, ari abataricitseho, bose bafashwe kimwe. Nta kibazo u Rwanda rufite, sinzi impamvu uwo muntu akwiye kuza ahubwo bakamukasiringa, bakamushyira umuganga uvura indwara zo mu mutwe, bakamushyira ku murongo, kuko ni ibibazo. Oya, ni ibibazo byo. Ahubwo n'ubu ngubu nibituvuga nabibona azavuga ngo nitwe twabihimbye. Basi se arabyumva, ari bubibone, azabibona, ariko namara kubibona azavuga ngo ibyo ngo basigaye bita ngo nibyo twihimbiye, ntabwo byabaye. Oya, gusa umuntu umwe ubundi yakwirakwiza isi ngo abantu bafashwe nabi. Warebye ukuntu ungana? Nabibonye. Naje ifite ibiro 55, ariko ubu kareka, ubu rwose nayo ubwanjye ngenda numva ufite ingufu cyane cyane, nubwo ndwa mugongo, ariko amaboko ubona ko yagira ikintu akora, cyo shoboye ndagikora. Nibyo kuba umuntu wenyine kwigunga yarabanaga n'abandi bantu ni ibintu bibi cyane. Ikintu cya mbere mbona muri hano mu mpinga nzima, kubegeranya mukaba abantu, mukongera mugakora umuryango, kuko muri umuryango ngubu. Hari n'ikindi tutakubwiye, buriya turyama turi babiri mu gitanda, umwe yanyeganyega ukamubwira uti bite kubyutse, ukamenya ko arwaye, uretse igihe wagize umwaka agapfa, ariko yari amasaziro nta kintu abikoraho. Ariko uryamanye n'umuntu umenya ko amenya ko uri aho, nawe ukamenya ko uri aho, biba byiza, muhana umutekano. Uzadushyimirire umubyeyi wadutuje, kuko kubona nkanjye kutegetse ntabwo yaranze, ariko nkumva ngo yanyubakiye inzu. Jeannette n'umugabo wiwe Kagame Paul yatugiriye neza, kumva ngo barakubakiye ngo ngwino ujye mu nzu tuzagutunga. Inzu nziza zisa ntabwo ntacyo warebye, dufite ahantu heza. Nibyo bahakwereke rwose, uzamubwira uti mwagize neza. Nzanamubwira se ko nzanabimwereka, ubu barimo kwifukira kuri video. Azabirebe ko abakobwa biwe tunezerewe, nawe yaduhaye badufasha. Dore ni ukumanika amaguru gutya bagakoropa, bakatugira neza, bakatumesera. Kuri nawe rero ndagira ngo ubwire Philippe Abasa bose uti wa mugabo ibyo uvuga ni biki, cyangwa se
ukuri kwawe ni kuri nyabaki ubyivugira mu magambo yawe twumve yaba yanyumvaga azakumva cyangwa akanabibona ibyo uvuga ubu ngo bazabyumva yabibona namubaza ni wacitse ku icumu cyangwa warabeshye kuko ibintu avuga abeshye ntabwo biri mu gihugu cy'u Rwanda namubwira ahubwo akagerageza agataha akahura n'abaganga bakamwigisha bakamureba ikintu arwaye mu mutwe nta kindi kuko bamushyirayo dufite abaganga benshi bavura indwara zo mu mutwe bakamushyira ku murongo kuko ntabwo azi icyo akora ngira ngo niko bimeze maze rero nkuko nababwiye turacyafite urugendo reka tugende murakoze cyane kandi tuzagaruka ndabibemerera rwose nzagaruka uzagaruka ahubwo na Filipo n'ibyo azongeraho nyuma nabyo nzaza mbumvise ibyo yongeye kujya ntabyo azashyira ubwo se we n'inka nazabishyiraho azabishyiraho nabishyiraho ubundi nta leta ihari ngo imufate ko njye numva ngo bafata abantu aho ngaho ntibamufata wenda amaherezo azafatwa ariko ubu ntabwo uramufata wamufata akamutwereka kuko ntahataniye na Rusesabagina kandi impamvu iyo nce y'iwabo niho Rusesabagina yakoreye amahano nibyo muri Nshiri niho yakoreye amahano na Nyaruguru ubwo ngubwo impamvu abivuga ni umwambari we bakunzi ba Rwanda Canada News turacyakomeza urugendo turacyari Nyanza ubu turi kumwe na Mukakara Clarisse niwe twicaranye aha ngaho ngubu mu kanya ndabamuha ijambo abibwire hanyuma mu kanya mwiboneye abamama ahagarariye hano muri mpinga nzima ya hano Nyanza ntabwo wenda ari burandire ngo abasubire mu byo batwibwiriye ababona ayo maserivisi ya hano ngira ngo bayababwiye uko bihagije ariko ubwo nayo ndagira ngo abibwire ababwire uko yageze aha uko abona iyi mirimo iri aha ngaha atubwire mbese muri make kugira ngo dusobanukirwe neza cyane cyane dusobanurire Philippe Basabose uvuga ko aba babyeyi basigaye barokotse jenoside yakorewe abatutsi nta umuntu bitayeho nta kintu na kimwe kibakorerwa muri iki gihugu nkaba ngira ngo mpijambo Clarisse abibwire ababwire uko bimeze hano muri uyu mudugudu murakoze cyane murakoze cyane nitwa Mukakarara Clarisse ndi umuyobozi w'urugo rw'impinga nzima ya Nyanza ni urugo rurimo ababyeyi 28 abasaza 5 n'abakecuru 23 bakomoka mu duce dutandukanye two muri iyi ntara ndetse harimo n'ukomoka mu karere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Bugesera barimo bose nyine ni 28 nk'uko mwabivuze rero nyine n'ababyeyi basizwe iheruheru na jenoside n'ababyeyi basigaye ari incike ni umuntu udafite umuntu n'umwe yasigaranye mu muryango yabo bashakanye cyangwa se uwo uvuye mu nda ye uwo yibyariye ariko dushima Imana ko muri iki gihe ntago bakitwa incike nyakubahwa First Lady yakuye kuri iryo zina ribi yabise intwaza iryo zina bafite bitwa ababyeyi b'intwaza kubera yuko bihagazeho banga kwandavura kugeza n'aya masaha bitwa intwaza rero izi ngo rero batuyemo zitwa impinga nzima urumva naryo ni izina ryiza impinga nzima izina ryiza cyane rero nk'uko mubizi iki gihugu cyabayemo jenoside ababyeyi basigara gutyo ariko noneho mpereye ku cyo wavuze cy'uwo Filipo ndagira ngo mbwire ko no mbere yuko ababyeyi baza gutuzwa mu mpinga nzima n'ubundi ntabwo bari bandagaye n'ubundi leta yari yaragiye ibubakira mu masambu yaho bacikiye ku icumu ariko noneho muri rwa rukundi bakunda baravuga ngo ntabwo ibi bihagije aba babyeyi nubwo tububakiye ese bazabaho gute ese aziha amazi ese azitekera icyo kintu nicyo cyatumye ubuyobozi bukuru bw'igihugu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu bafashe gahunda yo kuvana ababyeyi muri ayo mazu atandukanye bagiye babakira hirya no hino mu masambu yabo aho bakabubakira inzu nziza z'amasaziro nk'izi kugira ngo bitabweho uko bikwiye bavurwe bagaburirwe bambikwe bakorerwa amasuku bicarane bamara agahinda babane mu byumba uko wabibonye nyine hajya harimo ibitanda bibiri umwe abone aryamane n'undi bavuge mu cyumba
uwaraye nabi mugenzi we amaze ati waraye ute ye kwigunga mu nzu kuko mbere n'ubwo izo nzu bari barazubakiye mu masambu yabo ariko ntabwo yari afite umuvugisha ntabwo yari afite umubwira ngo waramutse yego yewe nta nubwo umva yumve ko batari banandagaye ko bahagaga n'ubundi inkunga y'ingoboka ariko kubera za ntege nkeya ntacyo yabamariraga ariko si uko leta yabateranye ntigeze baterana na gato yahise bafata jenoside ikirangiye ibitaho bahabwa inkunga z'ingoboka barabubakira ariko leta iza kubona yuko bidahagije ibatuza muri izi mpinga nzima kugira ngo babe hamwe bitabwaho mu buryo bukwiye yego ubu se impinga nzima harya zimaze kuba zingahe mu Rwanda ubu impinga nzima zimaze kuba enye hari impinga nzima ya Bugesera iri mu karere ka Bugesera hari impinga nzima ya Nyanza iri muri aka karere ka Nyanza hari impinga nzima ya Huye iri mu karere ka Huye n'ubundi mu majyepfo hari n'impinga nzima ya Rusizi ubu zimaze kuba enye kandi ziracyakomeza muri gahunda nziza yo gukomeza kwita ku babyeyi no kubasazisha neza. None se wowe ubwawe Clarisse wowe ubwawe ko mbona ukiri muto muri 94 ndabona ko ukiri muto n'ubundi biraboneka wowe warokotse ute warokokeye ngewe muri 94 ni amateka maremare ubundi ubuzima bwanjye bwaranzwe n'ubuhunzi imyaka navuga ntabaye mu buhunzi ni 28 ishize FPR ihagaritse jenoside urumva iwacu barahunze 59 bava mu Rwanda babamenyesheje bajya mu Bugande bageze Uganda muri 82 n'ubundi muri ya ntambara Obote na Museveni n'ubundi barabamenyesha bagaruka mu Rwanda bagarutse mu Rwanda rero icyo gihe ntabwo Habyarimana yageze yumva ko hari abanyarwanda baje ahubwo yumvisha ko hari impunzi z'Abagande zije icyo gihe ndabyibuka famiye zacu baducira ahantu hitwa Inasho hari muri commune Rusumo ndahazi itsetse rero yari abantu ry'inka ubu nacitse ku icumu kabiri uko nararokotse niyo tsetse y'Inasho nkarokoka niya jenoside nukurokoka kabiri rero je nacikiye ku icumu muri commune Rusumo byari bikomeye byari bigoye n'ubundi hari amateka akomeye hari abanyarwanda bavuga ngo nabagande rwose kandi burya nkiri kuri ako kantu nangize Imana bakambaza abantu bajya ngo jenoside ntiyateguwe bazabireke kubera yuko twahatuye ari umusozi mugari cyane hatuye abantu ibihumbi n'ibihumbi baturutse ahantu hamwe Bugande urumva twaje twarahunze ari abatutsi n'abahutu bavanze bose birukanwe muri Buganda ariko ndagira nkubwire mu gihe gito twagiye tubona Ruhengeri Gisenyi ivanze natwe rwose baratugose bagenda batura ku nkengero ariko bari babizi neza gahunda kuko abo bantu nibo batangiye guhindura abandi twahunganye tuvana Bugande b'abahutu bereka ko ari abahutu ntaho duhuriye babwira umwabanaga mwazanye twimukanye ati buramubona musa bara n'abatutsi mwe muri abahutu muri bene wacu nubwo twe turi abanyaruhengeri ntabwo bahindutse bose harimo abishwe ariko benshi barahindutse kandi baraduhinduka rero Rusumo habaye jenoside ikomeye cyane ababishoboye bambutse Akagera abandi muri wa mutima kuvuga ngo Paruwase Nyarubuye hari turahungira ni mu nzu y'Imana benshi babatsindayo Nyarubuye habaye jenoside mbi cyane ngize Imana rero mbona ndarokotse ndaza ndiga bafarije irandihirira uyu munsi mfite akazi urakoze cyane kandi narashatse mfite umugabo n'abana 3 numva ko nashibutse warashibutse yego warashibutse ibyo nibyo bintu bajya bibagirwa abantu bamwe bavuga ibyo bavuga ariko narahongereye muri aya mazu nayo nabonye ejo Kimironko nkabona ababyeyi bahari ukuntu basa nkabambonye n'aba bawe uhagarariye hano Clarisse ni ibintu bitangaje kumva amagambo nk'ayo umugabo avuga pe biratangaje yego none se uvuze ngo hari abantu 28 kugeza uyu munsi kandi nabonye ibikoresho byose birahari abakozi barahari ibintu byose nta kintu babuze na kimwe kandi umwiye ko ngo bagikomeza kubaka gushaka gukomeza iyi project gakomeza no kuvuga gahunda ikomeje no gutuza ababyeyi gutuza ababyeyi ni gahunda ikomeje yego none se abantu barimo muri aya mazu ni abantu batishoboye ni abantu bamugajwe na jenoside na abaki mu byukuri ni abantu bose cyangwa abatishoboye bose bashobora kuba muri aya mazu cyangwa n'abacitse ku icumu rya jenoside gusa aya mazu yubakiwe ababyeyi bose bagize incike na jenoside Philippe uwo nguwo abyumve waba uri umuhutu waba uri umututsi waba uri umutwa jenoside ikaba yarakugize incike uburi
intwaza uba ugomba gutuzwa mu mpinga nzima. Urugero rufatika ntitugacire uruhande amateka y'igihugu cyacu. Ubu hari ababyeyi wenda uri umudamu ukaba wari warashatswe, uri umuhutukazi ukaba warashatswe n'umututsi. Abo ngabo bagiye babica muri jenoside, bakakwicira umugabo, bakakwicira abana, ugasigara uhagaze nk'igiti. Uwo mubyeyi mu by'ukuri ni incike ya jenoside, kubera yuko jenoside niyo mumazeho abe. Abo bose baratuye mu mpinga nzima. Ibyo banabyumve, amahanga byumve. Ubu ni igihe gitoya nabona mutangiye kwerekana inzu gutya, azatangira avuga ati namaze atujwemo abatutsi kazi n'abatutsi bagize gute, ariko siko bimeze. Ashobora no kuvuga ko atabayeho ngo ari igihe byo bita ngo no gutekinika. Ubu bazavuga ngo nibyo twatekinitse. Reka noneho umubwire uti namazu yakira ababyeyi bose bagize incike na jenoside, ubwoko bwose waba uturukamo bwabaye muri iki gihugu. Ntabwo birimo ubwoko runaka. Ni nko kuri hariho porogaramu ya Girinka baziha abantu bose cyane, bayiha abantu bose. Ntabwo uzaza uri umubyeyi w'umutukazi wacitse ku icumu, jenoside yarakwica umugore, yarakwiciye abana, ngo banjye kugutuza. Barabatuje, barimo benshi cyane, kubera ko nabo ni incike jenoside yabagizeho amateka mabi, kandi nibyo bahuje amateka. Ni ukuvuga ababyeyi ba muri izi nzu baziritswe n'umurungu umwe, kuba barabaye incike kubera jenoside. Icyo ngicyo nicyo nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu barebye. Ntabwo bigeze bamera nka leta ya mbere avuga uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Ibyo ntibabireba. Kandi Philippe Wongo wabyumve, uretse n'abacitse ku icumu kuvuga ngo ntabwo bitaweho ku rwego rurenze 100%. Hari ikintu akunda gutsimbararaho, akavuga ngo barigunze, ngo kandi bagizweho ingaruka na jenoside, ngo avuga ibintu d'ordre psychologique, ngo bagiye baba perturbé, ngo ntihagire ubareba. Ejo turi muri clinique y'i Remera, batweretse ibiro by'abapsychologist baza hariya. Hari abaza bafite amasaha baza buri cyumweru, nkuko bigenda bayari mu clinique yo kwisi yose. Umva nkubwiza ukuri, natwe ahangaha dufise umusaykologist ukurikirana ababyeyi umunsi ku munsi. Uretse n'ahangaha ababyeyi bibumbiye hamwe twava mu mukansara araza kubaganiriza, kubitaho therapy. Ahubwo numvise umubyeyi hariya sinzi ukuntu yabize, ngo bazaza kumukora counseling. Hari kundi yabivuze biransinajije no icyo kuvuga ngo kumukanselinga. Ubwo ntibyashatse kuvuga byashimye, nikerekana ko bariho kuko ntago bigunze. Uretse n'abangaba bahurijwe hamwe, rutagendagira ngo ngwize ukuri yuko n'abanyamuryango ba Vegana Farije bacitse ku icumu, bafite ibibazo by'ihungabana, bari hirya no hino mu mirenge no mu tugari. Umukansara akarera mugeraho, abakansara bageraho. Urumva ni abantu bitaweho. Urumva ni abantu bitaweho mu buvuzi, yaba kumuvuza mu bitaro by'akarere, yaba mu bitaro biri hôpital de référence, nta na hamwe bahejwe. No mu bitaro byo hanze babajyanayo benshi. Barabimbwije kabisa n'ibyo. Ivuza mu Buhinde cyane. Urumva ibyo byose ni leta. Gusa atari Kagame na madamu we bafite umutima muzima, Imana yaduhaye. Undi muntu wakora ibyo bintu nindi. Oya, ahubwo uko yikurikiye amateka ukareba jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ariyo ya mbere. Habayeho n'izindi, habayeho y'Abarumeniya, habayeho y'Abayahudi. Ariko n'ibyo bihugu bikomeye tuvuge nk'iy'Abayahudi, urabona imyaka imaze hafi irarenga 70 n'indi baye. Ariko ibibazo, ingaruka za jenoside ntizirangira. Aho ubonye rero leta y'u Rwanda n'amikoro y'igihugu cyacu tuzi twese, ibintu bamaze gukora, kandi badakorera abo tuvuga ngo abasizwe iheruheru na jenoside bonyine, urebye igihugu cyose uko kimeze. Ariko umuntu wagira ngo hari ikintu abantu bamwe niba bakigira roho ntabwo mbizi. Mu by'ukuri reka nkubwize ukuri, iyi myaka 28 ishize abacitse ku icumu bakaba bamaze kugerwaho n'ibikorwa remezo bimeze gutya. Nakoresha iri jambo, ubundi Perezida Kagame ni umugabo w'ikirenga, nta kindi kintu umuntu yavuga. Ubu ngubu nuko tutataramye cyane, ubundi batavuga ati uru rugo n'urwa Perezida Kagame na madamu. Ubundi bazi ko impinga nzima bazi ko ari yawo, ni ingo za Perezida Kagame, kandi nta kigomba kuburamo. Urabyumva? Kandi twabibonye nta cyabuzemo koko. Kandi wenda uretse na hano mu mpinga nzima, nkuko mwabivuze muhereye na Kimironko, muzajye n'ahandi mu cyaro, baranyuzwe. Baranyuzwe ibintu bigaragara cyane. Mwijuru Philippe ntago turi kumwe, nacitse ku icumu ariko ntago ndi kumwe nawe. Ntacyo dushinja leta, natwe ntago tukiri kumwe nawe nubwo duturanye rwose. Erezma ko yishyuriwe na Farije, ahubwo ni nka ya ndirimbo Rugamba yavuze ngo inda nini muyimamayira.
ngira ngo ni ibyo inda nini muyimamayira. Hari igihe umuntu adashobora kunyurwa akumva yuko kwirwa mu bihugu by'ahanze asebye igihugu abona utuntu tumuramutsa. Urebeho ubwo umugani byo waruvuze ko ngira ngo afite habikura kuko Filipo ni umunyabwenge n'umuntu ufite PhD wigisha muri universite, ariko aherutse kuvuga ngo urabona igihe bafunga abantu bakarasira badamange, yaravuze ngo ako kantu karambabaje cyane kumva kavugwa na Filipo. Yaravuze ngo hari abantu bafungirwa ubusa ngo nkabakarasira ngo babahora ko ngo batinyutse kwemeza ko ngo bakavuga ko indege yarashwe na Habyarimana yarashwe n'inkotanyi. Ngo none se sibyo, ako nakajambo yivugiye. Kandi ubwo ntabwo yibuka ko ibintu byagiye kuri YouTube biba byagiye. Ako kavideo narakabitse kugira ngo rinaje atazagakuraho rwose, kuko aravuga ngo none se sibyo, ashaka nawe kwemeza ko indege yarashwe n'inkotanyi kandi nawe yabaye mu nkotanyi ubwe. Tekereza rero ubonye urubanza rw'iyo ndege ko rwarangiye ntiruzanagaruka nta sefinira. None si iryo jambo hose yivugiye, natangiye vuga ko ari umunyabwenge ufite PhD, arashaka kunyomoza kuvuga ngo ukuri kwe ni koko kurusha inkiko zimaze imyaka 25 ziburana urubanza. Noneho abacamanza bakanzura yuko urwo rubanza rurangiye, RPF barayibeshye. Ariko Filipo aravuga none sibyo, ubusaza biburana aho ngaho. Icyo nakubwira aho ngaho ni nka bya bintu nkubwiye ngo ninda nini bayimamayira. Kuba urubanza rwarabaye clôture byaragizwemo n'inkiko mpuzamahanga n'amapereza mpuzamahanga akavuga ati ibi bintu RPF barayibeshyera, ntabwo yari yagize uruhare mu kumanura indege ya Habyarimana. Urumva kuri basa bose uwo Filipo ni igihombo kuri we, yagombye kugira ikimwara ahubwo rwose. Oya ni igihombo kuri we kubera ko urwo rubanza se niba rubaye clôture ntazongera kururisha. Azarurisha gute se? Ni ukuvuga kuri we rwari mariro. Urumva mu by'ukuri ntabwo ari uko nawe ubwe mu mutima we ntekereza yuko yicaye akibaza yakumva yuko abeshya, ariko kubera akazi ko aruriraho ntabwo yifuza ko rwaba clôture ngo rupfundikirwe. Yazamura ako kantu kugira ngo noneho n'amahanga avuge ati ariko se Filipo wabaye mu nkotanyi koko ibi bintu avuga sibyo, bongere bahaguruke bavuge. Nababikoze mbere se bakandika n'ibitabo byafashe iki ntacyo. Urumva ariko nyine ni kwa kudashima, ni kwa kutanyurwa, ni kwa kutagira ubupfura rutagenda. N'ubupfura buke bambe rurangwa, ni kwa kutagira ubupfura. Yabuze ubunyangamugayo, yarabibuze muri we. Urumva nta burera afite, ntabwo afite rwose. None rero ni ukureka nkubwire, nanezerewe bidasanzwe kubona aba babyeyi. Najyaga numva rega natwe twabyumvaga tukibaza ibibazo, wenda ntitubyibaza nk'uko byibaza, ariko wisomera ibintu mu makuru. Niyo mpamvu ugiye niyemeje gufata indege, ntibiranzanye ibyo bintu njye kubirebera n'amaso yanjye, noneho nzanyomoze Filipo ninsanga abeshya. None ubu rero nabiboneye, ubu ntacyo azongera kumbwira. Kandi urabona ko turimo kubishyira kuri video. Ndabizi ko bazavuga ngo twabitekinitse, ndabizi bazabivuga bene wabo abo basangiye umugambi. Sinzi niba ujye ubona umwanya wo gusoma. Ndabona hano uri très occupé, afite ikintu yahimbye cyitwa igicumbi. Nzagisoma kubera yuko ndakunda kikwereka. Noneho aravuga ngo icyo bashyiriyeho igicumbi ngo ni ahantu abantu basizwe ihero na jenoside ngo bazajya bahurira bakaruhuka umutima. Tekereza umuntu uri mu Canada ubana n'umuryango we, kuko muri Canada ntacyo yambeshye nayo ndahaba. Iyo ubwira abantu utyo ubona uri umuntu umwe ufite umuryango wawe n'akazi kawe, ubwira ngo abantu ndiwe bazaza kuruhukiraho. Ese nk'abantu urumva abantu bamutega amatwi Filipo waba uhiye message? Umuntu watega amatwi Filipo amagambo nkayavuga uretse kubasaza mu mutwe no gushaka kubangisha leta, urumva ntacyo azabamarira na kimwe. Icyo ahubwo si igicumbi cyo kuruhukiraho n'icyo kuruhiramo. Nicyo kugushyushya mu mutwe. Urabyumva? Filipo rwose namubwira ngo abantu bacitse ku icumu mu ruhande nanjye mperereyemo cyangwa se nabo mbona, urumva ntacyo dushinja leta y'umwe bw'abanyarwanda. Abana barize amashuri abanza, amashuri yisumbuye, kaminuza, nawe baramurihiye nawe. Urumva? Yego. Umubwire ngo urubyiruko rwacitse ku icumu, rwarize, rwaraminuje, barimo barashaka imirimo abandi barayihangira. Umubwire ngo abasigajwe iherehere na jenoside bagifite mu mutwe utekereza, bihangiye imishinga baracuruza. Umubwire ngo abacitse ku icumu bafite intege nke badagifite ikintu bashoboye, leta irimo irabafasha, irimo irabaha ingoboka
kugira ngo bagire icyo bimarira. Ikindi kirenze icyo ngicyo umubwire ngo uretse n'abacitse ku icumu n'abanyarwanda bose muri rusange leta ibitayeho, abashobora kugira ibyo bakora bafite intege nkeya batanacitse ku icumu za VIP zirahari zibafasha. Ni ukuvuga muri iki gihugu hari gahunda nyinshi zifasha abantu, especially abacitse ku icumu. Turanyuzwe. Urakoze cyane. Turanyuzwe kandi umuntu wumva Philippe ibyo avuga waracitse ku icumu ntiwifatanye nawe, kuko nta na kimwe yatugezaho habe na rimwe. Kumuyoboka ni ukwibeshya, ni ugusubira inyuma, ni ukugwa inshuri cyangwa ni ukugwa usubira inyuma wazamuka ukagugaramya. Biratangaje cyane. None se usanga ari umuntu ufatanyije n'abo bapadiri birwa baririmba ngo ujya kuba perezida wa Repubulika Kagame ngo nta kibaho, abandahimana abitwa ba Guillaume Murere, abo bose ubona bahindira bakadukana ikintu nk'icyo, kandi ukabona abantu babari inyuma, ishyano ryose babirukanka inyuma, bavuga ngo njye nibaza ko hari uburwayi tutaramenya. Ubundi buriya ubundi mu buzima reka nkubwize ukuri, iyo amahitamo yawe utayoboye neza, iyo inda yamaze kugusumbya imbaraga, iyo guhitamo nabi kwamaze gusumba guhitamo neza, nta cyerekezo cy'ubuzima uba ufite. None se bavuga ngo nta kiriho ntibaba bamubona, ariko nibyo baba bafite mu mutwe, nibyo baba barota, nibyo baba bifuza. Kandi ntabwo bizabaho. Turi mu gihugu gitekanye, turi mu gihugu cy'amahoro, turi mu gihugu gikunda abanyarwanda bose. Ubu se koko wagatekereje ko abantu ingabo zasize zikoze jenoside zibagahunga, wari uzi yuko baza bakabakira nambi bakabajyana imuto bakabatraninga bakabaha imyuga? Wari uzi ko byabaho? Ninde wabitekereza? Nta n'ikindi gihugu cyabikora. Ibyo ni ubudasabwa u Rwanda singiye. Dufata ibihugu bikomeye, dufata nka Amerika. Amerika urabona icya gihe barasa ya miturirwa y'iwabo i New York, bafasha abantu bajya kubafata mu gihugu cyabo, bagiye kubavana muri Afghanistan, babazana kubafungira muri Amerika, bafungura ikintu cyitwa Guantanamo. Uzi ko n'ubu igihari Guantanamo, n'ubu hagifungiyemo abantu bagifite iminyururu ku maguru no ku maboko kuva kiriya gihe. None se no urambwiye uti abantu baye ku Rwanda bakagira gute iyo baje, nabo ababyeyi bahoze bavuga ngo baraza bakabategereza amabisi kuri boda, bakabashorera bakabakira, bakajyana imutobo bakabacisha mu ngando, bakabaha amahugurwa, bakabahangira imirimo. Oya noneho byongeye abakatiwe bari muri gereza bakoze jenoside basohoka bafite amadiplome y'imyuga bakora, bariga rwose. Nabonye bakora témoignage. Ibyo byose ni ubudasabwa u Rwanda, nta handi biba. Ibyo ni ubudasabwa Perezida Kagame, ni ubudasabwa iki gihugu. Ni ukuri. Hari umusaza hano uriya mwigeze kuvugana, hari abantu bigeze kudusura avuga ati nabera nabaho nari ingoma nyinshi. Ntabwo ndabona ingoma ya Perezida Kagame, sindabona. Ariko ntabwo rero gusa natwe nuko abantu bose bafite umutima nuko babibona, n'abanyamahanga niko basigaye babibona. Nkanswe rero noneho babyibereye. Hanyuma rero rwose buriya ntaza kuvuga byinshi nkibagirwa gushimira. Mbikuye ku mutima ndashimira umuryango Avega Gahozo, bakoze ibikomeye, bahanganye n'abapfakazi intambara jenoside ikirangira, barabagiragira, babirukanka inyuma, barabavuza, ubuvugizi burakorwa kugeza ubwo ubuyobozi bukuru bw'igihugu bushyizeho izi mpinga nzima. Avega niyo gushimirwa bidasubirwaho. Icya kabiri, nubwo Farije itakiriho, njye nzahora nyivuga, yarakoze. Ntabwo yasibamye, ariko iracyakora n'ubu ngubu kuko tugendera ku byemezo byayo. Uye n'uwiracyana hari rwose yarakoze. Farije yarakoze, yigishije abana b'Abanyarwanda, yigishije abana bacitse ku icumu, ibaha kwigira, irabarema bundi bushyashya, baba abagabo n'abagore bashobora kwibeshaho. Iyo ataba Farije ntange ubusimba nicaye aha ngaha. Ntabwo wicaye, ariko byari gutangira, ntabwo byari gukunda. Ibyo byose rero noneho twavuga ngo iryo shimwe ryose ribumbiye mu gushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame Philippe, we unyumve, bakoze ibikomeye pe. Oya ni ibintu biboneka n'amaso noneho pe. Ariko tekereza umuntu gukora ibintu byose kugera naho avuga ati aba babyeyi ntabwo bakwiye kwitwa incike, ni intwazi, kubera ko barihanganye baratwaza banga kwandavura, abasubiza agaciro kagira abana. Uwo muntu wamunganye iki? Ntacyo, nta na kimwe babona, nta na kimwe. Uru rugo mwarubonye, mwarutembereye, mwarubonye, nta na kimwe kibuzemo, nta na kimwe. Ari ibitunga ababyeyi, ari byo bakoresha amasuku n'abakozi bahagije. Urumva
singura barimo baramusindagiza nabibonye rwose nabibonye buriya atekereza ari mu rugo wenyine we niyo ntibikunda mpamvu buri gihe nta n'icyumweru gukora muri yamara uru rugo ngiye biranyubaka buri gihe bituma amarangamutima yanjye ahora ari positive biragusubiranye nawe nibyo biransubiranya nkumva nkunze ubuyobozi bw'iki gihugu nkumva nkunze perezida wa repubulika na madamu nkumva nkunze ubuyobozi bwa vega nkumva nkunze Imana nkumva nkunze umuntu wese ukora igishoboka cyose ngo ababyeyi babeho neza aho nageze hose rero nuko bavuga abantu bose kandi noneho ikirenze ushobora gutera ikigo ukagitereka nk'aha ngaha ariko umuyobozi w'akarere ntashobora gushira icyumweru atageze muri uru rugo ntashobora gushira iminsi ibiri atampamagaye ambaza uko ababyeyi bameze ni ikintu gikomeye ni ikintu cyo gushimwa twashimira ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu icyo twakwifuza Imana izabahe kuramba Imana izabahe kurama Mana yo mu ijuru ingoma ibihumbi urumva kuri telefone yanjye handitseho ngo we for Kagame 2024 rwose mu 2024 mu bantu biteguye kongera kumutora rwose uko yakoze ibikomeye cyane yakoze ibikomeye maze rero kakarareka ngushimire n'umutima wanjye wose ndanezerewe cyane ariko nkuko nabikubwiye tugiye gukomeza tugire nihuye naho tureba abaho uko bameze naho ndizera ko nta surprise ndi bugire kuko hano hantangaje cyane ho ni urugo runini noneho cyane barandahiye ngo ni hanini cyane ariko rero ni ukuri ntabwo ari hato ni hanini ni heza cyane ariko banzanira Filipo niba byashoboka ngo aze hano pe uwamuzanira hano tugatemberana muri aya mazu no muri biturimo ariko urugo rw'abanyarwanda cyangwa urugo rw'abo bantu bamushuka birwa bibipinga bamuzonga urugo wasanga rwubatse gutya oya nakubwiye ko ndakora ibishoboka byose ngera haturuka kuko ndashaka kureba amazu yawo uko ameze inzu iteguye gutya ibitanda bishashe kuriya igikoni kimeze kuriya imashini ifura amazi yo kunywa ikintu cyose karari reka turekera aha ngaha bakunzi rero ba radio ba Rwanda Canada News ndagira ngo wibutse yuko ubu twasuye impinga nzima y'Inyanza ndi kumwe na Clarisse ari we uyoboye uru rugo mubora rwiza rutangaje cyane ndizera ko amagambo nk'aya biyumviye ndabizi ngo bazahuruduka bavuye ngo no gutekinika namwe muzaje mu tekinike niba natekinitse muze mu nyomozi ibyo navuze ko bitariho ari byo kubeshya none tukaba turangirije aha uru rugendo rwacu rwa hano i Nyanza ariko nkabambijeje nkuko nabyijeje ababyeyi twari kumwe kuzagaruka noneho tugakomezanya urakoze cyane Imana ibaha umugisha kandi nkomeje kubihanganisha muri iyi minsi turabizi neza ko itoroshye ntawe yoroheye n'umwe nibura mu bafite umutima uretse abayipfobya n'abayihakana ariko nta wundi muntu n'umwe ugira umutima utaremerewe n'iki gihe turimo Clarisse ukomeze wihangane Imana yaraguhezagiye kuguha gukora mu hantu nk'aha rw'ukuri n'umugisha kumva ababyeyi usabirwa umugisha n'ababyeyi nk'aba n'umugisha ubuzi direct uvuye mu ijuru ntugire ngo nukukinisha ni ukuri uri blessed bikomeye nuko wenda hari abantu batabibona ariko ni ikintu gikomeye cyane Imana yakwambuye ababyeyi ariko gusubiza abandi umeze neza cyane murakoze cyane reka turangiriza aha